nitwa Gami the Psychologist. Niba uri umwe mu bantu bagorwa no kugira discipline yo gukora siporo, ino video ntigucike. Hari abantu benshi abyuka umunsi umwe afite inspiration akavuga ati ngiye gukora siporo, ngomba kuba ku mubiri, ngomba gutakaza ibiro, siporo n'ubuzima, ngomba gukora siporo buri gihe. Ariko ugasanga biri kurangira mu magambo gusa, kubikora byabaye ikibazo. Ese hari ahantu psychology cyangwa se ubumenyi, ubuhanga bujyanye n'imitekerereze bushobora kuduha technique twakwifashisha niba dushaka kugira ino discipline? Ibi ngibi nibyo ino video igiye kwibandaho. Tugiye kurebera hamwe technique eshanu kuri ngewe zarankoreye, nizo technique nabonye zikora kurusha izindi, at least in my case, ariko na research igaragaza yuko zishobora gukora ku bantu hafi ya bose. So nize strategy eshanu dushobora kwifashisha igihe dushaka yuko tujye dukora siporo mu buryo buri regera cyangwa se mu buryo buhoraho, cyane cyane igihe byatunaniye. Ntibagire gukora subscribe, like, share na comment. Nyine twaga Gami Psychologist, nzakomeza mbahe ubumenyi bwa psychology bwatuma muhindura cyangwa se mukemura ibibazo bigiye bitandukanye byakemurwa na psychology. Ndabizi neza yuko psychology ishobora kwifashisha mu gukemura ibibazo by'inguni izo arizo zose. So kore subscribe niba utarayikora, nuko niryo turimo tuvuga. Of course kore na comment, kore like, kore na share, byose bidufasha kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ku bantu benshi, bityo tuzabashe gukora content isa nk'ingiyi mu gihe kizaza. So nizihe strategy zamfashije, zafasha wowe kugira ngo ubashe kubaka habit yo gukora siporo niba ushaka kuyubaka? Ngiye guhera kuri strategy nshobora kwita kwiga kudesigninga environment, ku buryo environment igufasha gukora siporo. Hari igitabo nasomye nakuyemo zino strategy kitwa Nudge. Ni igitabo kivuga uburyo ushobora kwifashisha ibintu bikuzengurutse ku buryo bigufasha gukora siporo nubwo utaba udafite motivation iri ku rwego rwo hejuru. Nshobora kubaha ingero kugira ngo tubashe kubyumva. Nshaka kujya muri siporo mu gitondo ariko nzi ko kubyuka bigoranye, so ninkoresha alarm bizanyorohera kubera ko izambyutsa bitume njya gukora siporo. Cyangwa se niba alarm yambyukije ariko nkumva kuva mu buriri biragoye, nshobora kuvuga nti ndarara nambaye, niba kwambara ari byo bijya bingora, cyangwa se nkarara imyenda nyimanitse hariya ku buryo alarm ikivuga ndahita nambara, ku buryo kwambara imyenda ya siporo itaruze kungora. So gukora ku buryo environment designing ku buryo ikorohereza gukora siporo ni imwe muri strategy nkunda cyane kuri any discipline, cyangwa se ku ngeso iyo ari yose ushaka kwiga. Nudging yourself cyangwa se gukoresha environment ni imwe muri strategy nziza. Hari n'abantu bazifashisha ku bintu bijyanye no gufata regime. Hakaba hari ibintu atemerewe kurya n'urugero, hari n'ibyo yemerewe. Cyangwa se hari ibintu abaganga bamutegetse ko arya kenshi, ugasanga navuga ati ndabirya saa sita ntabwo ari buze kubishobora, ugasanga akoze ku buryo ari byo ari buze kugendana ku meza, ugasanga harambitse amazi, ugasanga imbuto nizo ashira ahantu hagaragara kwera iki nayibona biruze kumworera kuba ari buze kubirya kurusha uko ari buze kurya ifiriti cyangwa se kuze kurya icyayi kirimo isukari. Ugasanga ibintu bamutegetse nibyo ari gushira hafi ye kugira ngo amahirwe yuko ari buze kubikoresha bize kuba menshi. So it's the same idea, gukoresha environment ku buryo ibintu byose biruze kukorohereza gukora ikintu ushaka gukora. That's the first strategy. Indi strategy ntekereza ifasha abantu benshi, cyane cyane ku bantu bagitangira, ni ukwiga gukora utuntu dutoya kugira ngo utaza gucika intege hakiri kare. Urugero, niba ugiye gutangira gukora siporo buri munsi ukavuga uti ntabwo ndibuze gukora marato y'ibirometero 10 cyangwa 15, no, nkaza kugenda n'amaguru iminota 20, cyangwa se nkaza gukora pompage imwe yonyine. Hanyuma nahereye kuri pompage imwe nengeze kuri 3. Urumva yuko harimo improvements nyinshi nyuma y'imyaka 5 maze nkora siporo, kuva kuri 1 kugera kuri 3, urumva ko harimo improvements. So gukora utuntu dutoya ni imwe muri strategy ituma ugenda wubaka momentum, cyangwa se ugenda uzamuka gake gake kugira ngo utaza gucika intege. Akenshi wanatangiye ku kantu gatoya biranoroha kugira ngo unakomeze. So kwiga gukora utuntu dutoya igihe urimo urakora siporo ushoboye, taruze gutuma wumva ko bikaze, taruze gutuma wumva yuko bikomeye, taruze gutuma wumva yuko bya bintu byoroshye anytime wabikora, bidasaba ngo uze kuba wambaye imyenda nk'iy'aba sportif cyangwa se
ufite ibyuma byo guterura nk'ibyo muri gym. So indi strategy ya gatatu ntekereza nayo ishobora gufasha abantu benshi ni ikintu kijyanye no kwiga gukoresha inshuti zawe. Ukaba uzi neza yuko niba muri siporo hari abantu ufite baza bakakwibutsa reka tujye muri siporo, nabiyo bajyayo that's the best. Ukaba uzi umunsi bakunda kugirayo ukagenda ukajyana nabo, ukavuga uti dukina siporo iyi n'iyi turirukanka buri gihe. So gukoresha inshuti nayo ni strategy ntekereza ishobora gukorera ku bantu benshi. So niba ufite inshuti uzi zikunda gukora siporo, kubasaba bakagufasha nawe kugikora siporo mu buryo regular ishobora kuba inama nziza kugira ngo uzabikore igihe kirekire. Ikindi kintu cya kane ni ikintu kijyanye no kwiga gukora ibintu mu buryo w'enjoyinga. Ama sports menshi cyangwa se imyitozo ngororamubiri nyinshi abantu benshi ntabwo bayikunda, ariko iyo ubonye ikintu kimwe ukunda, urugero ukunda gukina nka basketball cyangwa se gukina volleyball, football, ukabona nka siporo ushobora kuba wakwinjoyinga ku buryo ushobora kwikina ukibagirwa yuko wari waje no kwikina ugasanga izindi gahunda ziranapfuye. Ntabwo ndi kuri commentinga kugira ngo ngice izindi gahunda ndi umuntu wubahiriza igihe, ariko ndi gutanga urugero. So kwiga gukora ibintu biri buze kuryohera ariko ibyo bintu bigatuma ukora siporo. So ubwo ni uburyo bwiza bundi ushobora gutuma kujya gukora siporo kenshi, ku buryo ushobora kuvuga uti tuzongera dukine ryari, nzongera gukina basket ryari, nzongera gukina karate ryari. So izo siporo winjoyinga ku buryo iyo uzikora uba utanibuka yuko igihe kiri kugenda. Izo zishobora kuba zatuma ukora siporo mu buryo buri regular, kubera yuko ntabwo ari ibintu bizabikubawa, ni ibintu uzaba winjoyinga uko ubikora. So indi strategy ya nyuma ntekereza ifite akamaro gashobora kuba gasumba izindi strategy zose navuze, ni ikintu kijyanye no kwiga guhindura mindset cyangwa se uburyo utekereza. Hari abantu benshi babazi yuko gukora siporo umuntu aragenda akayikora bikaba birarangiye gusa, ukirengagiza yuko ushobora gukora siporo igatuma wirinda indwara wari kuzarwara, zigatuma utakaza amafaranga menshi, bigatuma ugira imbaraga zo gukora akazi mu by'ukuri utari gukora utazi kuri umusportifu. Turabizi neza ko siporo yongera motivation. So kwiga gutekereza ku kamaro ka siporo, kwiga guhindura ku mitekerereze ku buryo ubona siporo, kwiga kubona uburyo siporo ishobora guhindura ubuzima bwawe, kubera ko ishobora guhindura ubuzima bwawe. Hari umuntu ushobora gukora siporo bigatuma motivation agize cyangwa se ubuzima bwiza agize achieving goals cyangwa se igera ku ntego ze zimufitiye agaciro kari hejuru. So kwiga kubona siporo nk'ikintu gishobora kuba kirenze gukora siporo, kuba ari ikintu gifite agaciro abantu benshi bashobora kuba batabona ako kanya, ni kimwe mu bintu bishobora kuba byafasha kugira ngo byongere motivation, byongere umurava kuba akora siporo. Ku bantu benshi siporo bayibona mu buryo butandukanye. So uburyo uyibonamo bishobora gutuma ukora siporo cyane uyikore. Niba wumva siporo ari ikintu kigoranye, amahirwe menshi no kutazayikora. Niba wumva siporo ari ikintu cyo gutunganya, amahirwe menshi no kutazayikora. Niba wumva ko siporo ari ikintu gishobora gutuma ugira amafaranga menshi, kubera yuko wagize ubuzima bwiza, bituma utanga umusaruro, bituma utarwaragurika. Niba wumva ko siporo ari ikintu gishobora gutuma ugira inshuti, ukabana n'abandi bantu neza, ari ikintu gishobora gutuma uhorana imbaraga, ari ikintu gishobora gutuma udasaza vuba, uko ugenda uhindura imitekerereze yawe, siporo ukayibona mu buryo bwiza, nicyo kintu gishobora gutuma actually unabasha no gukora siporo iyo ari yose wagerageza gukora. Izo nizo strategy 5 nateguye, ntekereza yuko zirenze izindi zose mu gihe uramutse ushaka gukora siporo mu buryo buhoraho cyangwa se mu buryo buregira. Niyo strategy wakunze, niye ushaka gutangira kugerageza, ushobora kutubwira muri comments. Nitwa Gami the Psychologist.